ubirzabi wawo kuba indahemuka niyizihe ngaruka zavuka umuntu uguze aramutse yishizemo ko agomba kugerageza kuresha bikindi gitsina muri cyo gihe cy'ubuzima. Abantu batari bake basa naho bumva bagomba kugaragaza ko bagishobora kuresha bikindi gitsina. Bashobora gutangira batira umuntu utugambo turesha bari mu ikoraniro z'abantu cyangwa ahandi mubura gwihari. Abagabo bagirana ubucuti n'abagore bakiri bato, kandi no muri iki gihe bisetsi umuco mushya. Hari n'abagore benshi bashakishiriza umutekano mu kugirana ubucuti nabo batashakanye, n'ubwo wenda baba bamaze imyaka myinshi bashatse. Bamwe batangira guhingamo ibitekerezo byo gutangirana ubuzima bushya n'undi muntu bashobora gushingiranwa nawe. Bashobora kugerageza gusobanura ibyo barimo bakora bitwaza amakosa y'uwo bashakanye, kandi akenshi boroshya yabo akubiyemo no guhemukira uwo bashakanye no kurengera amahame akiranuka. Bashobora kuba bazi ko Yesu yavuze ko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana porneia, igikorwa kibi cy'ubusambanyi bw'akahebwe akarongora undi azaba asambanye. Nubwo ahangaho Yesu yarimo yerekana ko bidakwiriye gutana n'uwo mwashakanye, kubera imico cyose bo baba bitaguye gukoresha impamvu yose yo gutana yemerwa n'amategeko y'abantu bushombe 19, nyuma bagashaka undi babana. Akenshi abari wo muntu bari mafitanye imishikirano mbere yuko batangirana yo gusaba ubutane. Mutubaba bazijijambo Imana rivuga kuri yo mifatire. Bashobora gutekereza ko Imana izabumva imbabazi zayo zikomeye. Yehova abona tuko tubahiriza isezerano ryo gushingirwa, kugira ngo tudatwarwa n'ibitekerezo bibi ngibyo by'ababiza dusuzumye ibyo. Yehova yabwiye ubwoba Isirayeli yakoresheje umuhanuzi Malaki ngo hariho n'ibintu ukora mutikira kiganiro cy'Uwiteka, amarira no kuboroga mugasuhuza imitima, bigatuma tita ku maturo mutura kayakira ngo anezerwe. Nyamara mukabaza ngo impamvu niki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye n'ubwabo guhamya ibyawe iby'umugore wo mu busore bwawe wariganiye. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwawe, kuko nanga gusenda ikora Imana nk'inyehanga kamanzi kabiri. Nibyo rwose kuriganya uwo mwashakanye, kuzugura isezerano ryo gushingirwa. Ibyo Imana ibiciraho iteka byo none nishikirano mudafitanye na nyir'ubutanga ubuzima. Ni kuki kutubahiriza isezerano yo gushingirwa bitazana umunezero? Mbese ubwo ni bwo buryo bwo kugera ku buzima burushijeho kuba bwiza? Birangishije nyina byo byabitanze siho cy'abantu habo yabarishingiye ku rufatiro rusuguma. Icyambere abonye babo babagaragaje ko nanze no mu rugo mushyikirano. Njye baza ati wahamirizaga kute? Njye nabaganishanye n'abandi ayi wowe sabe bakakubwira ibintu ukubwoba bakakwica. Umukobwa akubwira ati nyemaze uburaye maze mu buraye imyaka 15 mu mutima nise ko bajya bavuga ko umuntu yaryamanye n'abagabo 100 Sara kuyatasaze ngiyo barenga iyo umuntu arenga 100 ngo barasara kuyatasaze. Nise umuntu amaze imyaka 5 umaze mu kwezi kumwe 2 3 umwaka urashize ugize umuntu aboneye n'abarenzi umwe cyangwa 2 3, none umuntu amaze imyaka 5 6 10 mu buraya ibihumbi 2 byo ntabwo byagize byarenze. wajya gushaka abagabo wikwije se Joseline rwose umukandida muri ziriya gahunda ko nzi yuko aba yirekuye. Oya